bakamufata ariko bakubitanye ingumi nayibonye ingumi nayibonye ngiyo n'urushya ariko kubita uriya ni nyina wamwoshaga umuvugizi w'itorero rya ADPR mu Rwanda yarahibereye gutya iyi mirwano iba iteraniro ryari ririmo uyu mushumba ahari ndetse n'abandi batandukanye. Byagenze biti cyari igiterane cy'ububyutsi cyari cyateguwe ko kigomba kuba ku itariki 23 ni nabwo cyabaye nyine 23 z'uku kwezi kwa munane 2025 hanyuma kikabera i Nyarugenge niho byabereye. Tayari twagiye i Nyarugenge bari batumiye korali zitandukanye harimo korali zagiye ziva hirya no hino bakamufata ariko bakubitanye ingumi nayibonye ingumi nayibonye ngiyo n'urushya ariko kubita uriya ni nyina wamwoshaga bamerewe bate Rwanda Mutesi Kovi ati mukubita ni nyina umwoshya. Ku mbuga nkoranyambaga nta kindi kintu kiri kugenda gicicikanaho uretse video yo mu rusengero abakristo barimo barwana. Ku mbuga nkoranyambaga byaracicikanye abantu bari kuvuga bati ariko se muri ADPR satani nayo yahinjiriye, ariko se muri ADPR nta bakristo bakibamo. Mu ndebere mw'abantu mwe mu rusengero imbaga nyamwinshi yateranye abakristo babiri bateranye ibipfunsi. Mu bakristo bari aho ngaho nta numwe wigeze atabara. Bamwe bagiye gushungera babashira mu kaziga hagati mbese ugira ngo ni ya mikino ya boxing. Bamwe barapfukama barasenga, abandi nabo bifata mu maso kubera kugahumanwa kari kaje muri urwo rusengero. Amajwi y'abantu bati Buruseli yageze mu rusengero rwacu, abandi bati Donien yageze mu rusengero rwacu, abandi bati Boyika yageze mu rusengero rwacu. Bagiye bavuga abakinnyi ba filime kandi babandi bakubita ibipfunsi nyine bagiye batandukanye. Ariko umuyobozi ngo ADPR w'umuvugizi nawe yarara aho ngaho nta kintu yabivuzeho. Munyumvire mw'abantu mwe aho iri torero rigeze ADPR Nyarugenge, itorero rinini cyane, urusengero runini cyane rwe rwateraniyemo imbaga nyamwinshi. Bari aho ngaho babona abakristo babiri barakubitanye. Amavideo ndetse n'amafoto tutangira kuyabona ku mbuga nkoranyambaga bigenze gutyo. Ariko se ubundi ibi bintu bijya gutangira byatewe n'iki? Byabaye ryari? Ubundi iki kintu cyabiteye ni igiki kugira ngo nyine ibintu bibe bigeze aha ngaha? Hari ku itariki 23 z'ukwa munane 2025 ubwo imbaga nyamwinshi yari iteraniye hari mu rusengero rwa ADPR bari bakoresheje igitaramo cyari cy'amakorari. None se n'abapasiteri bombi cyo umwe ni dirija undi ni perezida wa korali bicaye imbere kandi abicara imbere turabazi. dore hano disi umurokore bazamuye amaboko uri gusenga ese abazimu bake kumunara barakiri guhimbaza kubita ngiyo ariko saro harano ni mubi saro hano nuko Yesu ageze i Yerusalemu asanga ibyo bayihinduye isoko. wambaye umweru bambara imarasenga ngo abazimu bashye. Ngayo nguko rero urusengero rwa ADPR Nyarugenge rwari ruteraniyemo imbaga nyamwinshi ariko cyari igitaramo nyine cy'amakorari. Ariko baza gutumiramo ngo korari ya hariya Igisenyi nayo ikomeye cyane izi Kigali. Mu rusengero rero hari hateraniyemo abantu benshi cyane, ariko nanone hari hateraniyemo umugabo w'umukire ufite amafaranga ariko ngo utarakundaga gusenga muri iryo dini. Bivuze ngo uyu mugabo nubwo batari babizi ngo ahari niwe yari afite ikibazo cyo mu mutwe, yaravangirwaga ariko bitaramenyekana. Hanyuma baragenda baramwicaza, abadiyakoni nyine bamwicaza mu cyubahiro mu myanya y'imbere. Korali ziraririmba aho ngaho hari hateraniye ngo umuyobozi wa ADPR w'umuvugizi hano mu gihugu cy'u Rwanda nawe yari ahari. Mu gihe barimo barangije gutura amaturo, uyu mugabo ngo bari batumiye nyine wa wundi nakubwiye utarakundaga gusenga yicaye imbere barabwiriza. Uko babwiriza ariko mu ba ADPR uko umubwiriza agenda abwiriza niko bagenda bavuga ngo haleluya, n'abandi bati amena. Uyu mugabo ntiyavugaga, yari yicaye gusa ariko tumbiye ngo ikibo bashizemo amafaranga cyangwa se amaturo aho baturiye nyine ibyo barambitse aho babishize. Hanyuma ngo uyu mugabo utifujijwe no gutangaza amazina ye nyine
yari yicaye aho ngaho areba uko bavuga amena bakavuga za haleluya, wahari ngo ni kabazimu ngo bamwinjiragamo. Hanyuma ngo arahaguruka. Mu guhaguruka kwe rero yaragiye yegera hantu hari amafaranga. Abakristo barimo barareba, ariko nanone mu bakristo ntago bose ariko baba bashinzwe kugenzura ibintu byose. Bari barimo barabwiriza, abakristo baba bashinzwe gutega amatwi, ariko harimo abantu bitwa abadiyakoni. Abadiyakoni baba bashinzwe kugenzura buri kimwe cyose kiri kubera mu rusengero. Uko uwo mugabo yegeraga ahantu hari amafaranga, umudiyakoni umwe arahaguruka ayaribwira ati ariko si uriya muntu uri kugenda wegera hari ahantu ati kandi tuzi ko amaze n'igihe ataza gusenga, aza rimwe na rimwe akaza bishaka ngo no kugira babe bamuzanye mu rusengero nuko afite amafaranga nyine ngo ari buture amafaranga menshi. Ntiyigeze atura, ahubwo yegeraga mu mafaranga. Hanyuma abadiyakoni rero ikintu bashinzwe nyine aba ari kugenzura buri kimwe cyose. Nawe agenda yegera uwo mugabo ati uwo mugabo atadutwarira amafaranga cyangwa se amaturo. Iyo yageze mu rusengero rw'Imana bakayatura aba yabaye amaturo. Ziko bamwegera umugabo, uko bamwegera ariko ni umuntu umwe wamwegereye, yahise azana igipfunsi cyiza arakimutera amwongezamo n'urushi. Abakristo rero bahita batangira gupfukamo barasenga, abandi bajya gushungera baramukikiza, abandi nabo bifatira za kamera zabo nuko amafoto ndetse n'amavideo byacicikanye ku mbuga nkoranyambaga batangira kurwana gutyo. Induru zitangira kuvuga gutyo mu rusengero. Ushobora kwibaza uti ese iyi video yaturutse hehe? Iyi video ninde wayisohoye? Iyi video bundi kuki yemewe gusohoka muri ADPR? Mw'abantu mwe uko tugiye mu rusengero twese ntago tuba tujyanwe n'ikintu na kimwe gusenga gusa, oya, ahubwo hari abantu babigereye mu rusengero ariko hari ibibajyanye, ari ukwirebera bambaye neza, ari ukureba ngo ese aba batuye aba ntibatuye. Abandi bijyaniwe nyine no kuba bakifatira ifoto, abari bagiye kwirebera abakunzi babo mu rusengero. Akenshi nibyo biba byabajyanye, ntabwo bose baba bagiye ngo bagiye gusenga. Uko bari barimo barwana, abakristo bamwe baragiye barakikiza nyine barafana iyo mirwano irimo iraba. Abandi nabo bagiye bahita bahagarara kuri altari, hanyuma batangira gufotora. Mbese iyi foto nayirebye cyangwa se video uzirebye wagira ngo ni drone yabafotoye, ni umuntu wari hejuru uri parafo ni wafotoye. Ariko abakristo bagiye guhagarara kuri altari hanyuma batangira gufotora. Video zicicikana gutyo, bamwe barafana abandi bapfukamye bari gusenga. Umuyobozi w'umuvugizi wa ADPR mu Rwanda nawe ari kwirebera, yahaye ijisho, yicaye kuri altari hanyuma ashyira ukuboko ku itama yitangira itama nyine. Namaze kubabwira icyatumye iyi mirwano iba. Korali yaharaye Kigali yitwa Hoziyana yakoresheje igitaramo itumiramo amakorali agiye atandukanye, itumiramo n'amakorali yo ku Gisenyi. Naho ku Gisenyi muzi ko havayo amakorali akomeye muri ADPR. Bararirimba, barahimbaza, barasenga, umubwiriza arabwiriza. Ariko ibyo byose niko uwo mugabo bari bikije mu rusengero nyine amasitani hari yagendaga ngamufata amusatira hanyuma akamujyana kuri ayo mafaranga. Birangira gutyo imirwane nabaye. Nguko uko umugabo w'umukire ngo bahaye icyubahiro wari umaze igihe udasenga bakamwicaza mu myanya y'imbere. Abantu bagatangira kujujura gutyo bavuga bati ariko sura muntu kadasenga. Ubundi bari kumuzana hano kumukozemo iki? Bamwicaje inyuma mu bakristo b'inyuma ndetse bakanamwicaza ku ntebe z'inyuma. Rero nguko uko abakristo bajujuraga, ariko nanone byaje kurangira nyine abiyeretse uwo ari we, byaje kurangira ko bamuhaye icyubahiro adakwiye mu myanya y'imbere nk'umuyobozi nyine. Ariko abakristo basenga buri munsi bari bicaye inyuma bahagaze, bamwe bari kureba imbere nyine bari kugira ngo barebe uwo mubwiriza ugiye kubwiriza, barebe ibitaramo biri kuba, amakorali yambaye neza, uburyo barimo baravuga. Imiziki yo mu ADPR murayizi yari imiziki myinshi cyane, ariko ibipfunsi bikubitana aho ngaho. Abantu baratabaza, abandi bapfukamye bari gusenga, abandi bari kwihera ijisho ndetse barimo no gufana. Nyagasani, hari umuntu wahise utangira kwibaza mbese imirwano ikirangiza kuba niki cyakurikiyeho? Igitaramo cyarahagaritswe, umubwiriza nawe yarekewe kubwiriza, byagenze bite? Iki gitaramo cyarakomeje. Ndagira amabwira ko igitaramo cyakomeje ndetse n'ibyari biteguwe gukora byarakozwe, nubwo nyine byatwaye igihe kinini. Igihe bari bapanze ko birarangira bitarangira icyo gihe kubera ako kantu k'imirwano kivanzemo.
ADEPR Nyarugenge ishyano ryaraguye. Abantu baravuga bati mbese ibi bintu ni ibiki muri ADEPR naho itorero bafatiraga nk'icyitegererezo mu Rwanda hose, bayifatira icyitegererezo. Imirwano yabereyemo yateye abantu benshi urujijo bati satani yinjiriye iyi ADEPR. Umuntu ushinzwe rero iby'ibijyanye n'amakuru hariya muri ADEPR Nyarugenge yabajijwe n'abanyamakuru ibintu byabereye muri ADEPR byacicikanye ku mbuga nkoranyambaga, avuga ko nta gikuba cyacitse ndetse anavuga ko nta n'ikintu cyabaye aho muri z'abakristo muri rusange mu Rwanda hose. Ariko ntabwo yari azi ko abaturage batwaye video. Yego nibyo ibyo byarabaye, ariko ntibari bazi ngo nyine video zagiye hanze kubera ko nyine abakristo hari abakristo baba bashinzwe ibyuma, abakameramani ndetse n'amajwi agiye atandukanye hari mu rusengero. Iyo video barayisibye. Video yari gucishikana ku mbuga nkoranyambaga nyine abantu bari kureba live, ibyo byose bahise babikuraho iyo mirwano igitangira kuba. Bagira ngo nyine barabihosheje babihishe, ariko ngo nyine nta muntu utwika inzu ngahisha umwotsi. Abakristo bari bazifitiye video, bagira ngo nyine byarangiye. Abanyamakuru babaje baravuga ati nta kintu cyabaye muri ADEPR. Ariko byari byagaragaye, mwabonye ko na Mutesi Kofi ahubwo yari arimo kogeza, mbese bagirana agapira cyangwa se itera amakofe nyine yabaye umunyamakuru wo kogeza nyine. Ariko nyine byarangiye ubwo nyine video zagiye hanze gutyo, video ziri gucishikana ku mbuga nkoranyambaga, ziri kugusha abantu benshi cyane, ziri kubavugisha amagambo menshi cyane. Ariko nyine abizera bo bashikamye ku Mana, ibi ntibyatuma batizera. Gira ngo gusenga ni buri muntu ku giti cye, uzajya mu ijuru kwawe nawe uzakujyana mu ijuru. Wivuga ngo uriya dini rirakomeye, ngo uriya rusengero rurakomeye, rusengeramo abantu bakomeye, ariko nyine ibyo bigomba kubaho. Abakristo bamwe bari kuvuga bati Mana aho bigeze ngo nutwara ubwoko bwawe, ariko se mwabantu mwe aratujyana twakoze iki? Twese ko tukiri abanyabyaha. Arareba ikavuga iti bari abantu bose baracyari abanyabyaha, ntago nababurimburira rimwe, ati ahubwo reka mbe baretse wenda harimo abazihana. Reka rero dusenge kandi dushikamye twigendera ngo muri ADEPR ngo bararwanye, hanyuma ngo dutenguhe Imana tuyiveho. Buri wese asenga ukwe nkuko buri wese azajyanwa ukwe. Ngahe nguko rero ibya video yacicikanaga ku mbuga nkoranyambaga muri ADEPR bararwanye, ariko hari habaye igitaramo cy'amakorari, ariko baza gutumiramo umuntu nakwita ko atarakishijwe neza, ari nawe watumye ibi byose biba. Ariko nanone Imana yari yamwoherejemo, niyo yatumye nyine ibi biba. Ndetse hari n'impamvu biriya bintu bishobora kuba byarabaye, aricyo byigishije abakristo muri rusange. Nge rero kugishije amakuru nitwa Vincent. Reka nkwisebere kunshigikira kandi kuri buto subscribe kugira ngo amakuru ndetse n'ibiganiro nzajya nkora bize bitebe kugira mu wa mbere. Ukomeza kugira ibihe byiza kandi ugubwe neza ndetse unasenge. Nibyo nkwifurije mu izina rya Yesu. Amen.